Yes, reka nsuze nongere mwikaze mwifurize amahoro y'Imana umuherereye hose ku isi niba uri mu gitondo mwifurize igitondo cyiza muri mugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende wari nk'ibisanzwe uyu munsi nongereye kugira umugisha wo kubana n'umubyeyi. Umubyeyi mwiza, umubyeyi mubona ko aragaragara neza. Duherukana ahashize numwe mu bantu tiye tubona yatashye ubukwe bw'umuvandimwe Pastor Mutesi, tubona yo mushute yo maminyo nubwo ndagenda mpagaruka mu bazima batatashye ubukwe. Gende mubaza byinshi. Uyu ni umwe mu mama ushobora gutanga inama ku mukobwa nka Neti Murava wubatse akubakira ku rugo abantu benshi bita ikinyoma bigahinduka. Yubatse ku musenyi. Yubatse ku musenyi mwe mpamvu tugita ikinyoma bigahinduka. Umwe mama bari buze guha inama umugabo twa Pasharene byavuzwe ko umugore we ngo agiye kujya gukorera ubukwe hanze y'igihugu, ariko uyu mugabo akaba adashaka ko abana be bashobora kurerwa n'undi mugabo utari we. Iyo nayo ni inkuru iharaha hanze. Hanyuma turaganira byinshi cyane. Anniversary y'umuvandimwe Pastor Mutesi uyu munsi nayo uyu mama twitaho gakenya twumve uko bimeze mubaze n'icyo yifuriza Mutesi kuri anniversary ye. Murumva ni ikiganiro kirambuye cyiza kirimo utuntu twinshi turyoheye amatwi. Muraho neza. Mbanje guseka. Ikiganiro seka. Mbanje guseka. Ibi bintu bya nibirebire. Anniversary ya Mutesi harya. Ubukwe bw'umwana wa mama Sharirene. Ni atari. Amakuru y'iminsi. Ni meza ndashima Imana. Nk'ibisanzwe ni mubonana. Muracyashima Imana nkatwe kera. Ubu byagiye hehe ntago mukishima. Abantu banyuke bico nawe bakando subscribe. Hari abantu baba batayize, hari abantu bakubonye bwa mbere. Hano ari bifuze kujya bakubaga ati uyu mama ni mukuru natugira inama. Mbere byose umuntu yakubona gute yakuvugisha mu buryo kugira ngo umuntu ushaka umugira inama dore ko hari abagore benshi bubatse bari mu rushako, ariko urushako hari abo rwanze, hari abo rwemeye, hari n'uwo rwemeye mu rushako, ariko kubana n'umugabo biba ikibazo. Biragoye. Usanzwe ni Mama Nana Official kuri TV. Basimbukire kuri Mama Nana Official. Ngenda binginze. Bakande subscribe. Mugiye kuri Mama Nana Official. Yego. Kandi subscribe, hari ibiganiro by'umuryango, ibiganiro byigisha, ibyivuga butumwa. Nimero ya telefone barayisangaho, unyeneye azamamagara mugira inama. Manana hari abantu bari bukubone kwizicana. Yego. Dore ko wenda ngewe ni nk'ubwa kabiri mbatatu gatatu dukoranye ikiganiro. N'ubwa kabiri. N'ubwa kabiri. Urumva abantu ari umuntu uvuga ati byibuza nze kuvugana n'uyu mukozi w'Imana, byibuza ashaka kunkansaringa mu bibazo byo ko ngiye kwinjira mu rugo cyane kurenza ahandi hantu hose. Yego. Nimero yanjye ni 0788 25 66 54. Yego. Ubwo umuntu gushaka yakwandikira kuri WhatsApp, kuri nimero ya telefone cyangwa yaguhamagara birakunda. Ubwo no waba uri hanze y'igihugu urabizi neza ko mbere yuko wandikira nimero yo mu kindi gihugu ubanza akamenyetso ko guteranya 250. Yego. Hanyuma reka ntangirire ikiganiro ahangaha. Ntangire nibaza ngo ese ni gute umugore cyangwa se umukobwa akwiriye kubaka urugo mu gihe ashatse? Ibyo bintu dukunda kubivuga kenshi. Buriya abantu bose babagura urugo mu buryo butandukanye. Ushobora gushaka umugabo yego afite ibyo akunda. Ibyo akunda si byo mugenzi we akunda. None umugore agashaka kwigana umugore wa mugenzi we. Yego. Ugasanga urugo rurasenyutse kubera ko yashatse kwigana. Icyo nabwira abadukurikiye rero nuko mbere yuko umusore cyangwa umukobwa yego bubaka urugo bagomba kwicara bakaganira, buri wese akamenya ibyo mugenzi we yanga n'ibyo akunda. Umugabo wanjye akunda iki, yanga iki. Urugero rutari kure kandi rwose rutuma umugabo n'umugore bashwana. Yego. Mu buzima busanzwe ryo sinkunda ibijumba. Ntabwo ukunda kurya ibijumba? Mana yanjye nanga ibijumba n'Imana yo mwishuje abizi.
neza bamarana ugasanga rero ikiganiro turi bugisoze ko nikundirije mu turaza kugisoza nibyo nashaka nurwo rugero nshaka kuguha ugasanga nshatse umugabo ubikunda ushaka kubirya saa sita na nijoro yarangiza ati ndavuze ngo kubera ko nkunda ibijumba nibyo ugomba kujya uteka saa sita na nijoro urumva atambangamiye urumva urwo rutatangiye kuzana ibibazo nareke mutekere ibijumba akunda nanjye nitekere ibirayi nkunda kuko n'abana banjye barabizi bazi ko nkunda ibirayi wikondera agafiriti oya uko wabiteka kose fa kuba ari ibirayi ubwo rero urumva niyo mpamvu hagomba ikiganiro nkunda umugore wambara ibitenge n'urugero cyangwa se nkunda umugore wambara mini hari n'abagabo ngo bakunda abagore bambara mini buriya se barahari ukubisa aho hantu uranyibutsa ndibagaruke ku bwa Sandrine ndahagaruka nyuma nari twikomereza umbabare ntunzane Sandrine muri iki kiganiro hori ntago mbazaho byinshi ndibariza imirimo y'Imana n'ibikorwa byayo gusa ibyo rero bigatuma umubano w'urugo ugenda nabi kora ko ari byo jewe nkunda wowe udakunda niyo mpamvu rero hagomba kubaho ikiganiro hagati yacu twembi turi babiri kuko reka ntazagire ukubeshya dore hori uracyari umusore ejo uzashaka ntabwo nyoko azajya kukuganiririza umukobwa ntabwo se azajya kukuganiriza umukobwa muzabana ku gitanda kimwe niwe mugomba kwicara mukaganira ukamuhamagara mukicara ahantu niba ari n'agafanta mukakanywa rero sheri wanjye tugiye kubana nk'umugore n'umugabo twibwirane tumenyane daboro wanga iki akubwira ati nanga ibi hanyuma we wanga iki nanjye nkubwire ukunda iki mbikubwire dusanisha bya bintu wanga n'ibyo nanga kuko dushobora gusanga ibyo wanga ari byo nkunda ariko kubera ko tugiye kubana kandi tutagomba kubangamirana nkareba ko muri bya bindi nanga hari byo nagenekerezamo kugira ngo ntabangamira mugenzi wanjye niba urugero abagabo benshi bikundira umupira ibyo byo birazwi iyo mondiyari yaje abagabo benshi batagira za ekara mu ngo bitahira saa 8 uretse ko naje gusanga n'abazifite mu ngo haro twaganira arambwira ati umupira uryoha ari ukuri kumwe n'abandi ni nkuko buriya isengesho ry'umuntu umwe yego ntabwo riryoha nk'isengesho ry'umuntu akoreye ku musozi kumwe n'abagenzi be impamvu mbitanzeho urugero hari abantu benshi tujya tuganira akambwira ati iyo nsenze ndi mu rugo njyenyine nshobora kudafashwa ariko ushobora kuba nicaranye na mama Nana na mama Minyoni tugahuza ibyifuzo akansengera icyo ngiye ntatekereje kwisengera akaba ari naho agomera ku mutima ngiye ntatekereze nakuri umugabo uri yagiye ngo mukabari kuri agapira ngo bagenzi be ngo arukura ibitekerezo ati uramukinnye atari kuko urakina ati hababura amakana none se ari mu rugo yabiganira nawe yari mu rugo n'igihe asinzirira kurekara yicaye mu ntebe hakaba rero umugore utabikozwa wumva ko adashaka ko umugabo asohoka ngo ajye mu mupira ibyo bikamubangamira bikaba byanasenya urugo burundu yego ibyo rero nibyo warutangiye umbaza ni ibiganiro bya bombi kuko buriya urugo ni ishuri rirerire ritarangira ntazagire ukubeshya urugo ni ishuri ritarangira padiri abigisha umubano pasiteri akabigisha uko bazubaka urugo ariko mwebwe ubwanyu kuko hari igihe ushobora kumbwira ibintu nagera mu rugo nkasanga bya bindi wambwiye ahubwo warambeshye bigatuma ahubwo mpindura umuvuno ntago mpindura ngo ndakare ngo warambeshye ngo wagize ute kuko deje wamaze kurugeramo ntabwo uri burusenye urahindura strategy ahubwo z'uburyo ugiye kubaka rwa rugo ariko rero sheri aha n'aha tubitware gutya urugo ni ishuri rikomeye hori reka ngo urugero utari kure yego hari abagabo nzige nigeze kumva baganira ngo ntago bakunda umugore usura mu buriri umugore usura kandi iyo umuntu asinziriye abasinziriye nyine abashyizweho imisuzi niwo mwanya wo kuza iyo atabyihanganiye abandi musura mu buriri ku mugoroba muri abo mama ndabasuje iyo atabyihanganiye ahita asohoka mu cyumba akajya mu cy'abashyitsi
nanone akaba umugore avuga ati njyewe sinkunda umugabo ugona, sinkunda umugabo ugona. yatangira umugore ati bisimbyihangane, agasohoka akajya mu cyumba cy'abashyitsi. Bishatse kuvuga ngo ikintu dukwiye kumenya twembi icyo tunagisorezeho kuko ntitwakirangiza, nta muntu n'umwe niyo waba umumiliyoneri ungana gutya, nta muntu n'umwe utagira defo. Nujya gushaka amenya ngo ese nisanga umugabo wanjye afite amadefo nzabyitwaramo gute, ese nisanga umugore wanjye afite amadefo nzabyitwaramo gute. Ngomba kwakira amadefo y'umugabo wanjye n'umugabo akakira amadefo y'umugore we. Icyo ngicyo ni icyo ngicyo. Okay, ubwo abantu bubatse nari mbanje kunyuzaho kantu ngo abanze bakumve, ariko nibariza ahantu kuki hari abantu babana Imana yavuze n'abana Imana itavuze, izi ngo uzitandukanyiriza ku kimamanana. Aho ngaho rero Imana yavuze ko numva aho hantu nakwifata kubera iki mwana? Uzi impamvu se? Haje abatekamutwe inshuti yanjye. Yego, abakomisiyoneri niko njya numva abakomisiyoneri mu by'umwuka. Rwose pe simpakana ko Imana ivuga. Yego, iravuga. Kuko nanjye hangeze nicaye hari ibyo yambwiye. Yego, hari ibyasohoye hari n'ibitarasohora. Ariko muri iminsi ya none abakomisiyoneri b'iby'Imana babaye benshi. Baruzuye. Ye baba we baruzuye benshi. Imana yambwiye, Imana yavuze. Ibyo byose byanashenye ingo z'abantu. Ugasanga urugo rwimereye neza ngo Imana yavuze ngo ntabwo mukwiye kubana. Kandi basanzwe babana. Nk'umugore n'umugabo. Ubwo rero kuvuga ngo Imana yavuze. Ngiye ikintu nabwira abantu badukurikiye, wa musore wa nkumi we mugiye gushinga urugo. Niba mwakundanye mugahuza mwebwe ubwanyu, ni mujye imbere y'Imana mwembi. Twe mutimana njyewe nakunze umukobwa nawe arankunda, tukuzaniye umushinga wo kuwite, uzadushyigikire, uzabane natwe mu bukwe bwacu. Uretse ko abenshi naje gusanga nta nubwo basengera kuzabana neza mu rugo rwabo, basengera ko Imana izabarinda mu bukwe, kandi icyo si cyo cy'ingenzi. Buryo ubukwe niyo bwazamo abantu 3 cyangwa 4, ariko Imana ikazabana namwe ubuziraherezo mu bana mubyaye, ikabarinda umwiryane mu rugo, ikabarinda muri byinshi. Ariko ibyo kuvuga ngo Imana yavuze, iravuga pe. Kandi ntabwo Imana rega ivugisha umunwa gusa, ikoresha n'ibikorwa. Ayibonye vuga n'ibikuvanye Rusizi ikavana umusore Rusizi agasanga umukobwa w'iburasirazuba ikabahuza. Iyo si Imana yabikoze? Oya, bari Imana. Ni ngombwa ngo bavuge? Si ngombwa ngo bavuge, kuko abakobwa bo bari benshi. Urumva? Niba bamaze guhitamo, ahubwo icyo dusengera ni ukugira ngo ibintu byacu bizagire gute? Bizagende neza. Reka mite nanikomereza nkiva aho ngaho nigarukire ku impamvu nimbaje ku kabazo, nigarukire ku bya Gafaranga n'umugore we Annette Murava. Uyu Gafaranga yagiye abwirwa n'abantu benshi ko urugo rutazubakika, ngasuzugura gukora kw'Imana. Yabimubwiye akimushaka, agishaka kumubwira n'abantu benshi agishaka. Yakimushaka. Kuki si Imana itabimubwiye ataramushaka? Yabivuze batarashakana. Hari ukuntu umuntu bamuteretana mukiri muri fiançaye, umuntu akahita abibona, wenda hari abahanuzi atavuga ati ibintu mugiyemo Imana ntibihaye umugisha. Ukumva umuntu mwese agondoza Imana aravuze ati oya. Nibaze se ibyo bavuze kuri Gafaranga by'uko urugo rudahari byaba ari byo biri kumusohoraho aho ari mu igororero, cyangwa nakanyafu abakubiswe? Icyo mpamya neza cyo mu by'ukuri Imana iravuga, ntabwo nabipinze. Iyo bibaye byiza ukumvira Imana yakubwiye hakiri kare, nawe uranza ugasenga ugasaba ibimenyetso. Kuko Imana ntivuga rimwe cyangwa kabiri. Ubwo rero Gafaranga koko niba ni Gafaranga wabwiwe, ni Murava wabwiwe? Ni Gafaranga wabwiwe. Niba Gafaranga yarabwiwe ntiyumve, ubwo nibyo biri gusohora.
ku buzima bwe. kandi igihe amakuru nakiriye hori Yego. nuko n'ubundi no muri fiyansaye yabo hazagamo utuntu Hagati muri umubano wabo. umubano wabo n'ubundi ngo hazagamo utuntu. Rero niba utuntu dutangiye kuza tutari abana Yego. wahagaritse ibintu. Hari abantu ariko ngo batava ku izima. Kutava ku izima rero niko gupfa. Ubu bivuze ngo gafaranga gufungwa kwe nuko yakuva ku izima kwiwe nicyo arimo arazira. Yego. Hari umusore ukubwira ajya hari umusore nzi yakunze umukobwa. Yego. Mwiza pe. Umukobwa aramwanga. Arensiste umukobwa aramwanga. Arensiste umukobwa aramwanga. Umusore ajya kugisha mugenzi w'inama. Kumwe kwacu nyine ugenda ukavuga ati kangende negera umuja mugenzi wanjye. Mubaze uko bimeze. Nakunze umukobwa. Ariko yankatiye yanyanze. Umusore atuzi kuri umusazi ati ngwino nkwereka aho uca. Ngo amujyana Tanzania. Kumusoromera ibyatsi. Kumusoromera ibiti. Tanzania agenda bamukubisa umuti. Yego. Ngo arawuzanye. Awuhaye umukobwa muri fanta. Urukundo rw'umukobwa ruragurumanye. Ariko ya miti siko ihora ari imiti. Ngigeraho burya igashira. Igera igihe igashira. Urukundo ruraka, umukobwa aramukunze, anamusabye ko bihutisha ubukwe. Ubukwe burihuta mu gihe kitarenze umwaka. Kitamaze n'umwaka imiti irashira. Umuti w'Tanzania urashira. Umuti wa Tanzania utagaciro. Utaye agaciro umukobwa yatangiye kumusuzugura. Nubwo atari ku bundi we nagukunze. Ubundi ko nari narakwanze byaje biti. Kumwe nyine ko umugore agera mu rugo akavuga ati uyu muntu ntago najyaga mwumvimvamo mu buzima. Ubundi ko nakwiyumvagamo naje kukwiyumvamo gute. Byarangiye rwa rugo rugize gute rusenyutse. Oya se. Umugabo biza kumucikaza kungisha inama. Ambwira ibibazo afitanye n'umugore, ambwira uburyo yamwanze, akamugira Tanzania. Ko byose byagenze. Amugira Tanzania. Nubwo rero urasubirayo. Ibintu ni bibiri. Wari wifashe umugira inama ngo nundi urasubirayo. Nuko namubwiye. Ibintu ni bibiri. Shyira amavi hasi usenge. Urebe ko Imana yahindura umutima w'uriya mudamu ikamuteramo kugukunda. Kuko wowe waramukunze we ntiyagukunze. Kandi ntago nakugira inama kandi yo gusubira muri Tanzania. Niba gusenga bikunaniye, tandukana nawe bikiri mu maguru mashya. Bigishoboka. Amazi atararenga inkombe. Igihe kizagera Imana iguha uwawe nyawe ugukunda by'ukuri. Umugabo ati ko numva ntamureka. Kurekura biramunanira. Ubwo niba mva kurekura bikunaniye. Hamwe. Emera gutuke, emera gusuzugure, komeza ushinyirize ku rugo rwawe. Yarashinyirije ku mwaka wa 2. Ku mwaka wa 3 biranga. Fata ibyo bose. Umugore aramutarigendera. N'umugore wamutaye. Abaramutaye igiye mu Mozambique. Umugabo asigara aririmba urwo abonye amusiganye n'abana 2. Amahirwe y'umugabo nuko we atari nkatwe twashatse tutafite ababyeyi. Yari afite mama we babana arabafata abahereza nyina ajya gushaka ubuzima kugira ngo abana nabo babeho. Washatse nta mubyeyi ufite? Ngiye nashatse nta babyeyi mfite. Bivuze ngo nta mubyeyi wakwambariye? Nawe. Nge nabyo bijya bidutera agahinda ariko kuruma cyaho tuzaganira kuri icyo gikomere. Igikomere ko abakobwa benshi inganze bakigira. Hanyuma twikomereza. Nibaze iyo ubonye mu mboni z'amaso yawe ari abantu benshi ajya bibaza iki kintu. Sinzi impamvu abantu benshi akunda kubyibaza. Umuryango w'umugore n'umugabo iwanyu babaye baranze wenda reka tuvuge ko wenda ngewe hori iwacu banze umukobwa. Yego. Uru rugo rushobora kubaho rugakomera cyangwa umuvumo w'ababyeyi buriya ngo urakurikirana. Ubundi igihe cyose umwana uwo ari we wese aba agomba umugisha wa kibyeyi. Yego. Ariko ababyeyi b'iyi minsi nabo barahindutse. Nawe ujye ubibona ko ababyeyi bahindutse? Barahindutse pe, ndabibona cyane. Yego. Impamvu mvuga ngo umugisha wa kibyeyi wasimbuwe n'Uwiteka.
kuko hari igihe hubaka urukundo hori ntabwo hubaka amafaranga. Yego. Umwana wanjye ashobora gukundana n'umusore w'umukene. Hari umwana w'umukobwa nakunze cyane, wowe bari bafite amafaranga menshi, aza gukunda umusore w'umukene. Ese aramubwira ati ariko se wa mukobwa uri umusazi, urakunda uriya musore w'umukene? Shaka umuntu ufite amafaranga ko natwe dufite amafaranga. Umwana w'umukobwa aramubwira ati se papa, ko ari igihe wabyaye jyenyine ukaba ufite amafaranga menshi, ndasanga umusore ufite amafaranga ubundi tuzayamaze iki? Ayacu ntabwo aduhagije. Urumva mwana w'umururumba w'ababyeyi, ni wa mururumba w'ababyeyi ngo amafaranga ajya mu yandi. Ni n'ubusambo hubwo kumva ko atazarekura ifaranga ngo arishyire ku mukwe, arihereza umukwe. ariko iyo ari umubyeyi mwiza aravuga ati mfite imodoka rukururane 6 mu muhanda n'urugero, mwana wafatiye imwe igi bagurira amata y'umwana. Urambwira ko ubu ngubu ukunze umukobwa w'umubyeyi akaguhereza agitros imwe, ntabwo yaguhindurira ubuzima? Ntabwo nabyemera. N'urugero naguhaye ntabwo rwakunda, we ntiwabyemera. Ariko hari igihe biba nta kundi byagenda umukobwa yakunze, uko bitagenda kose sinakemera. We ntiwakwemera. Amahame yanjye n'uburyo nshaka kuba umugabo ntabwo byakunda ko ntungwa n'imitungo ya data. Oya, ubundi umukobwa wakunze bya nyabyo ntabwo agucyura imitungo y'iwabo. Oya, nta muntu ugiye kuzanyurira iby'iwabo naraye ndi inyama bakazincyuriraho. Waretse nkazigurira mu manana ko iyo nziguriye burya amenya aho zavuye n'uburyo zamvura. Uwo ni wowe. No, oya, ari urugero naguhaye. Icyo nshaka kukubwira, hori ushobora kuba uri umugabo uri utuje uringaniye, ufite akazi kawe, urugero kaguhereza 200,000 mu kwezi, ufite inzu yawe yo kubamo, ufite umugore nawe afite akazi, uretse umururumba w'ababyeyi b'iki gihe, ufite akazi kakwinjiriza ayo mafaranga, ukaba ufite inzu yawe, umugore nawe akaba afite ikindi akora, mwashaka n'ikindi kibabyarira umusaruro, mukabaho mudasabirije, mudafite n'ubukire bw'ikirenga. Ariko ababyeyi b'abakire baba bashaka ngo mugire n'ibisaga birenze. Ubwo rero dufate urugero kuri mushiti wawe, dufate urugero kuri mushiti wawe Pastor Mutesi, tumufatire urugero. Urabona ko impamvu ngiye kumutanga urugero, yashatse umugabo hari ari pasiteri, yifite etaje abamo n'umugabo we nawe afite business akora yo gucuruza amapave n'ibindi, n'umugore akora business yo kuba atekera abantu mu makwe, anakora n'ibindi, anambika abageni n'abandi. Ngo no gutekera uko umuvandimwe arankose, ariko ubwo niwe nawe nikabyemera cyase ko twemeranye. Nibaze kuba Mutesi wenda yarashakanye na Feredina afite icyo akora, na Mutesi afite icyo akora, ibintu byari bisobanuye iki kuri Pastor Mutesi cyangwa kuri Feredina? Afite icyo akora n'undi afite icyo akora, icyo se si bisanzwe? Shaka ko bisobanura ikizi, umwe azajya yinjiza n'undi yinjiza. Biba byiza cyane, biba byiza cyane iyo umwe yinjiza n'undi akinjiza, nta gasuzuguro kabamo. Ntago umugore asuzugura umugabo, ntago Mutesi azatinyuka gusuzugura Feredina kandi azi ko nabyuka ajya mu kazi. Ntibishoboka. Na Feredina ntiyasuzugura Mutesi, na Feredina ntiyasuzugura Mutesi, kuko nawe arishoboye. Ntago azabera nk'aba bagabo, hari abagabo bashaka umugore ntacyo gukora, rimwe na rimwe inshuro nyinshi akari n'abamubujije kujya mu kazi, mu gahe gato katarambiranye yagira icyo amusaba ati wowe icyawe no kwirirwa usaba amafaranga ukarya wicaye. Si ya gahunda njya rumva abantu bavuga ngo nimba ari yagira nigire, ndongora nitunga. Na nuze yararirimbye atarapfa, afite indirimbo nakundaga ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Kizito Mihigo, umugabo arigira yakwibura agapfa. Kandi igihe umugabo urya si ipantaro gusa, n'umugore uwo ari we wese, kandi arabonye ko n'abasigaye bazi gushakisha amafaranga, arigira yakwibura agapfa. Kuko n'ubu nanjye wicaye kuri kamera niba ari ikintu kimbabaza, ni ugusaba umugabo. Ndihigira nibiba ngombwa yibwirizame, kuko birambabaza cyane iyo musabye ntame. Ako burya ngo umugabo ngo mwiza ngo numenya ko umugore wakeneye amafaranga akayamuha. Nago rero kuri iki gihe nibikibaho.
ategereza umubwire uti ko nkeneye iki ngo muracunganwa ariko risigaye numva babivuga mu gucunganwa hanyuma impamvu nibarije kuri aho hantu nshaka kujya kwa Ferdinand na Mutesi numvise ejo bundi Mutesi ari kwamamaza ko bacuruza amapave n'umugabo we Ferdinand iki gikorwa uyu mugore yaba ari gukora ku mugabo we cyaba ari cyiza ni iki ushobora kubwira Mutesi mu kuba yitwara gutya muri situation ubizi ko ibyagiye bivugwa ndibuze no kwagarukaho mu bukwe bwe mu byinshi byagiye bigira ariko wese gatangiye kwamamaza business y'umugabo we ni cyiza cyane ahubwo nakomerezaho hanyuma hari abantu bagiye bavuga bati uru rugo nta ruhari nibarize kugira uruhande rwawe niwe tugiye kuganira rekana nahinjire mbanze nibarize watashye mu bukwe bwa Pastor Mutesi na Ferdinand ntabwo nawutashye kubera iki kandi ntabwo nawutashye kuko ntabwo natumiwe sinjya ntabwo ko natumiwemo Mutesi na Ferdinand ntabwo bagutumiye ngo ujye mu bukwe bwabo ntabwo nta nubwo ariko Pastor Mutesi uretse kumubona kuri YouTube ibiganiro byinshi bye ibibwiriza byinshi bye ntabwo live tuziranye ntabwo tuziranye ntabwo uramubona oya kumubona naramubonye naramubonye aho gifite itorero ni kera hano za Sonatube ndamuzi ariko ntabwo tuziranye yego okay ntabwo muzanye ariko uramuzi ujye unamubona ndamuzi cyane ndamuzi nibariza aka kantu rero abantu benshi bajya bavuga ngo urugo rw'uyu mama Pastor Mutesi urarushaka ariko ntiruzigira rwubakika nibaze mu mboni z'amaso nawe umumama urakuze ese kwa Mutesi yarasenye urugo rwa mbere urwa kabiri urwa gatatu akimarira mu rugo rwa kane byari bifite ishingiro ko cyangwa bifite aho bishingira ko ashobora kubaka urugo we na Ferdinand ntirwubakike rugasenyuka cyangwa ubwo byari ikijyo gihe cyo kubaka umva nkubwire ntawe ubuze uvuga kuvuga amagambo aravugwa yego ibi bintu mbegereranya nuko njya mu isoko kugura inkweto nkinjira mu iduka rya mbere nkipima inkweto ikananira n'inkwiri ngasohoka nkajya mu rindi duka nkipimira izindi nkajya mu rya gatatu mu rya kane nkabona inkweto inkwiriye si igitangaza rero yuko yaba yarashatse uwa mbere bikanga agashaka uwa kabiri bikanga yagera ku wa gatatu bikemera abo bavuga ngo urugo nta ruhari ni uko bazi ko wenda urwa mbere rwanze n'urwa kabiri rukanga ariko se n'iki kibahamiriza yuko urugo rwo rutazemera erega burya imico y'abantu kwihanganira nari igihe byanga ariko ukaza kugera kuwo noneho bikunda bimucira urubanza ahubwo jya inama nabagira mu by'ukuri inama nabagira ahubwo niba bamukunda nibamusengera bavuge bati Imana akomeza urugo rwa Mutesi ngende mu bantu bifuza yuko urugo rwe rukomera urugo rwa Pastor Mutesi kuko jye ku nkuru ze navuze zababaje umutima wanjye ni inkuru imwe ye nasiya gusa ariko iby'urugo rwe n'umugabo we ntabwo ibyo jye bindeba inkuru yasiya na Mutesi yarakobaje cyane byarambabaje kuko amakuru yaciyeho ubwo uburyo yamutanzemo pase n'ibindi ibyo byarambabaje numva umugore w'umukozi w'Imana atabikora ariko uyu munsi urugo rwe ni ukuri jyewe ndi kuri kamera ndabwira Imana yo mu ijuru ngo nikomeze urugo rwa Pastor Mutesi rukomere erega reka nkubwire sindi umugore buriya urugo rwa Pastor Mutesi rukomeye akabana amahoro na Ferdinand Mutesi yabwiriza kandi noneho ntagire n'umucira urubanza mbere bavuga ati dore wa mupasiteri w'indaya ariko uyu munsi bumvise ubuhamya ko urugo rwe rwubakitse rumeze neza nta ntonganya ziriwe mu rugo niyo abwiriza bijyamo kuko nta kigira gute nta kimubangamiye noneho nta rwaserera yabaga bihari erega harya mujye mutubabarira umugore uwo ari we wese aba ufite umugabo aba utamufite ahura n'ikigeragezo cy'abagabo ari abagamije kuza kumusenyera urugo wenda niba sinzi uko nabyita navuga ngo ari abamukunda ariko haruza afite ikigeragezo icyo nicyo kigeragezo rero Mutesi yahuye nacyo cy'abagabo yego ari abaza bamubeshya urukundo kuko jya niyo mwumva mu biganiro bye n'ibyo avuga mu kigaragara yakomerekejwe mu rukundo agize amahirwe rero
Ferdinand akamwomora ntutangiye uvuga utese kiriya gikorwa cyo kwamamaza ko bacuruza amapave nicyo yego byarushaho ahubwo gutuma agira motivasiyo akavuga ati kweri mfite umugabo nta kindi hanyuma nibaza ahantu hari abantu bagiye bibaza bati ese koko umugore w'umunyarwanda reka twifatire urugero kuri Pastor ko bagiye bavuga wakanga ngo umugore wakanga abagabo b'abanyamahanga reka nivugirwa aba diaspora ngo Mutesi ajya atetwa n'aba diaspora benshi ngarababenga ngo yikundira uwitwa Ferdinand w'umunyarwanda nibaze koko birashoboka ko umwana w'umukobwa w'umunyarwanda cyangwa se nka kuri Pastor Mutesi wenda yari umumama usenye 1 2 3 nivugire wenda abamama basenye 2 3 kuba utereswe n'umugabo ufite amafaranga menshi wenda w'umunyamahanga birashoboka ko ari ushobora kugenda ukavuga ngo niwe mugomba kubana cyangwa icyo Mutesi yakoze cyo gukundana na Ferdinand gishobora kuba kiri mu buryo erega buri icyo nakubwira watangiye mbere umbwira ngo ese ngo abantu babana ngo Imana yabivuze ko biri kose Pastor Mutesi mu bigeragezo byose yahuye nabyo nabo bagabo yahuye nabo yaranasengaga akabaza Imana se Mana nshakane n'uyu se Mana nshakane n'uyu nese niba yarateretswe n'aba diaspora bangana batyo bikarangira abanza agahitamo Ferdinand kandi niba wibuka izi ntambara zabayeho iyo abatari Imana yamumuhaye intambara zabayeho za Sandrine n'abandi ntabwo baba barabanye ntabwo baba barabanye ariko kuko Imana yavuze iti Mutesi n'uyu nguhaye n'uwo yamuhaye ubwo niyicare yiturize yikundane n'umugabo we bibanye kuki se nyine atabanye nabo ba diaspora akari cyo nanibajijeho cyagiye kuki yanze aba diaspora agashaka kuba hasiye ajya ukana Mutesi abantu benshi twakibaje twase kuki yanze kurongorwa n'umudiaspora ufite amafaranga kandi abibona ko nawe afite amafaranga yanyije agashaka kumuhasiye nibyo rero wavugaga byo gusenga kuko Imana yo yabonaga ko bidakwiriye ko Asiya arongorwa n'uriya mu Stephen yacishijemo kiriya kintu kuko nta kintu na kimwe cyo kitari mu mugambi w'Imana kako mugenzi we nawe yangaga abantu ba diaspora bari hanze y'igihugu Imana aravuze ati wijya kuruhayo mugenzi wawe icishamo kariya kantu kugira ngo bivugwe ku ma YouTube Madamu Asiya arakare avuga ati noneho nanjye ndabyanze abenge Steven ibintu byose rero nta kintu na kimwe kibaho kitari mu mugambi w'Imana yego hanyuma nibarize kano kabazo wewe ndibona njye ngana no kumusozo ariko utari umusozo usindajya kwenda cyari mu cyarimo gitangiye ahari ntangira ikiganiro neza ejo ari inkuru yanguye mu matwi mu masharene ivuga ko agiye gukora ubukwe ariko ashaka kujyana n'abana barabizi ko nimba ugire ibiganiro bye avuga ko amaranye igihe n'abana be umugabo adahari ariko ngo umugabo we ntago ari kwikozwa kuvuga ngo umugore we yashaka undi mugabo akajyana abana nibaze ko amasharene yakora ubukwe agafata abana be akabajyana wenda kuri umugabo bagiye gushakana hari ikosa ririmo kosa rirahari cyane irihe kosa rirahari cyane twiganire wowe uri umumama kosa rirahari yego abana bafite se kandi se arabashaka nta mwana mutoya mu masharene afite ndumva umwana yakwemererwa kujyana ni umwana uri hasi y'imyaka 7 ariko umwana uri hejuru y'imyaka 7 ufite se aramujyana hehe aramushyira undi mugabo kubera iki kandi sahari none se umugabo yananiwe kubare ntashaka kurera abana be ariko natasanzwe abarera adasanzwe abarera buriya rero niyo mpamvu igihe cyose no mu biganiro by'umuryango njya nkora mbwira kenshi umugabo n'umugore kwirinda gutandukana kuko igihe cyose abana baba victime ariko uyu munsi tuvugana abana ni bakuru niba bahitamo kujyana na nyina ntabwo azaba banisha na papa wabo ku ngufu ariko niba bumva bahitamo kubana na se babana na se urugero utari kure
sinabonye mama Sharene afite umukobwa w'inkumi n'uso umukobwa w'inkumi aramujyana mu rundi rugo rw'undi mugabo kubera iki ko ari uko intambara ziza ejo bundi ushaka gusanga wa mukobwa w'inkumi wa mugabo nawe amugize umugore kamusangira na nyina oya se wa kabiri se wivuga ngo hoye mbivuge ndi kuri kamera abagabo nta stamina bagira ashaka kujyana umukobwa w'inkumi kuko umukobwa wa Masharine naramubonye ejo bundi yamusiga mu rugo agiye nko mu bintu agasiga umugabo mu rugo yagaruka agasanga bararyamye n'umugabo we aramujyana yamurekeye se ese ubundi ikindi nshaka kwibariza mama Sharene sinumva ko ari umukristo so umupanekote si umwadeperi yego ntabwo se yasezeranye n'umugabo we oya okay batarasezeranye itsoke ntabwo basezeranye niba batarigeze basezerana sava hako nagize ngo barasezeranye ko babaye barasezeranye akajya gushaka undi mugabo ijoro ryaba riri mu kingiraniro icyo bita isezerano wowe n'iki ku bwawe gusezerana imbere y'Imana no mu mategeko nibyo navugaga ijambo ry'Imana riravuga ngo ababiri Imana irabasanga kandi abishyize hamwe Imana irabashyigikira hatabayeho ubukwe abantu bakishyira hamwe bakibanira hari umugambi w'Imana urenze uwo no oya nje nawe twembi turasezerana Imana tugiye kuganira iki kintu tugiye gishwa umva nkubwire umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo bisobanuye ngo niba ndi umukatolike ndi umudive ese ndi umwadeperi niba ngiye gushaka ninubahirize ibisabwa ngende umusore mugezi wacu bamushime nibamara kumushima tujye mu murenge dusezerane umurenge numara kudusezeranya duhindukire tuza no mu idini dusengeramo badusezeranye urwo ni rwo rugo rwiza unakubita ipfukamiro hasi usenga Imana ikakumva abantu bajya bavuga ngo buriya ngo igihango ni umuhango ukomeye kandi ugiranye igihango na mugenzi we ni nko kugirana igihango n'Imana nemeye ko nzabana n'umukobwa tukibanira akaramata tukibanira neza tukabana mu mutuzo tutagiye kwa pasiteri dore ko bo muri iyi minsi nta nubwo ndi kubemera cyane cyangwa se nitujye muri uwo murenge dore ko no kudakora umurenge burya ni ubujiji utagiye mu murenge ntabwo urugo Imana yarwubaka rukubakika buriya rero ndi kubikubwira n'ubyumve hari imigisha itatu hari umugisha umuntu avukana hari umugisha wa kibyeyi hari n'umugisha wa gishumba ndavutse mbayeho uwo daboro ni umugisha mvukanye ndakuze igihe kirageje ngeze igihe cyo kurushinga ababyeyi bampesheje umugisha aho wenda wambaza utese wowe ko washyingiye utagira so na nyoko niwe rwubatse aho nari no kubaza cyane niba afite n'amatsiko menshi ariko buriya ababyeyi ntabwo ari abakubyaye mu nda gusa n'uwakureze ni umubyeyi iyo bagiye kuvuga isano bavuga kuva ku gisekuru cya kangahe cya kane kugeza ku cya mbere kugera ku cya kane urakoze cyane muri abo bantu uvuze arimo muri icyo gisekuru barimo cyane barimo urumva ko ni ababyeyi bawe rero we rero sinzi impamvu uri kubita ko atari ababyeyi kandi cyiza nanone yaza ko ari umuntu utari uwo mu gisekuru cyawe twari kuganira ibintu byinshi kuva ari umuntu mu gisekuru cyawe n'ubundi ni mama wawe reka rero nkubwire ikindi cyiza cyabyo mu muco nyarwanda uyu mukobwa yishingiye nk'uko uvuze bakumvikana bakigendera iyo abyaye wemera ko mama wanjye atemera kuza mu rugo rwanjye nabyaye kubera ko nishingiye ariko iyo ni imigenzo ni umuco nyarwanda ni umuco nyarwanda nicyo tubwira icya kabiri mu muco nyarwanda wemera yuko iyo nishingiye ntahembwa mama wanjye adashaka gufata ibiseke ngo aze kumpemba niyo mpamvu rero umuntu anyura muri izo porosedire zose kugira ngo akure cya gisika cyatuma utagera iwanjye
ese ubundi kuki ushyigikira yuko abantu bakwiyumvikanira bakibanira badakoze ubukwe ni ukubera iki? Ko muri iyi minsi nibyo byeza, ariko nta myero ntayo, ni impamo. Kandi reka nkumenera irindi banga, sinjye nawe twumvikanye twembi tukiyufura tukajya kwibanira, iyo amaze kuguhagara kubwira ati ariko n'ubundi nta muntu twavuganye njya kukuzana mvira ahangaha. Ariko iyo mwasezeranye ku mugaragaro abantu bose babireba, aravuga ati mwokabyara mwese ndarusenya gute? Ejo bundi abantu barangaragiye bankorera ubukwe, bantahira ubukwe, baraza baricara barya baranywa, uyu munsi barumva yuko natandukanye n'umugabo cyangwa natandukanye n'umugore, ndasobanura iki? Ariko iyo mwiyufuye nk'uko hori uzi yuko washaka no kukoza tuze hori wararongoye ati reka reka wa mugore se nyasanga iwawe ataba yaje kunsura agataha kugira ngo ujye guhamya uvuga ngo nararongoye. Ese mama nana ubwo ni hari abantu usenyeye? Ni hari abantu usenyeye? Ntago mbasenyeye, dore impamvu nabasenyeye leta yarabyoroheje. Mama nana hari abantu usenyeye? Ntago mbasenyeye, leta yarabyoroheje. Kukundo urubyiruko nibagenda ahubwo niba baranabikoze gutyo bagenda bahamagare inshuti 3 ku ruhande kuri buri ruhande, bajya mu murenge basezerane, bazasabe na pasiteri, nashaka pasiteri arabikora, nashaka basezeranyirize muri saro. Ni impamvu hori nkubwiza ukuri, ndashaje ndi mu myaka 50 irenga, urugo rumeze gutyo ndayifite. 50 ndayifite. Najyaga mbona uri muto mama. Urugo rumeze gutyo ntirurama, ndakurahiye do nyamara rurarama, muterana ingumi ku rwa Bruce Melody ruramye. Reka nkubwire se, muterana ingumi, umukobwa akajya iwabo, so agatavuga ati ntuzagaruke n'ubundi nta nuzi ko narongoye. Ariko iyo bwatashye ku mugaragaro nshuti yanjye, ubona nuko umuregera nyirasenge, hamagara nyirasenge cyangwa marene ukamubwira uti uzi ko wa mugore mwampaye yananiye, nose wahamagara nde kandi mwari yumvikaniye mwebwe ubwanyu mwenyine. Uko utangiye kubishyigikirwa nawe niko uzabigenza. Njyewe ntabwo gahunda iragira, ndacyari muto. Nzabanzana ahubwo abavandimwe igihe nikigera aye nzakora ubukwe. Hanyuma nyuma ngana ku musozo, nihe inama waha abamama by'umwihariko bubatse muri ubwo buryo bwo kuba batarasezeranye n'abagabo babo ariko bamaje kubyarira muri urwo rwenda nka 2 3, kandi urabizi umuntu burya wamaje kubyara ntashobora gusohoka mu rugo? Njyewe inama nabaha ni ukuri kandi banyumve bayikurikize. Niba bagikundanye cyane, wa mugore wegera umugabo mubwira uti rero amasezerano yacu twarumvikanye bigenda neza, dore tubyaye 2 tubyaye 3, reka twegere n'ababyeyi tujye kwirega. Yego, asaba kwe. Ariko hari n'igihe akenshi iyo basanzwe babana ababyeyi bashobora no kuborohereza n'izo nkwano ntizitangwe, kuko baba babona yuko amafaranga bakaje gukwa bayatungisha abana babo, niyo mashuri y'abana bakabiganira. Ubaye uri umubyeyi nkazana n'umukobwa we twarakundanye tukaza muri ubwo buryo, inkwano waziturekera? Cyane rwose. Uje ukambwira uti umva, uje ukambwira uti mama rero dore twakoze amakosa, turishingira turagenda, dore tubyaye 2, turashaka kubishyira ibintu mu mucyo, nkaza ngasaba mukama umukobwa wanyu ku neza. Ariko mama nta bushobozi bwo gukwa mfite, ugira ngo uwo mubyeyi yavuga ngo hoya ndabyanze? Reka tuvuga utahubwo banguka. Iyo uri umubyeyi mwiza uranabafasha. Nise mama reka duenda ni isabira urugero kuri wowe. Mbaye ndi nk'umwana wawe wenda reka tuvugeho umukobwa, kubwira ati mama rero uriya musore turakundana, kandi ansaba ko twabana tukabana tudasezeranye kwa nta bushobozi afite. Nanjye ndi umusore nkaza ngakwegera ati mama nana nta bushobozi bwo kuba nasaba umukobwa wawe mfite cyangwa se kumukwa, gusa muri bike mfite no mu bushobozi buke mfite twabana neza tukabana amahoro. Ushobora kunyemerera ukambwira ati mugende mwibana rukadunga umugisha wa kibyeyi hataje abandi bantu tukibana, cyangwa ntiwabyemera? Ntabwo bishoboka, sinabakundira. Ntabwo uri umubyeyi. Reka nkubwire impamvu ntabakundira.
ahubwo nabereka inama nziza tunyuramo no muri bwa bukene bwanyu. Inkwano iyo ngiyo yo rwose, kuko hariho n'ubundi ngo ubuntu buziturwa. Buriya wabyatuye ukabikura mu kanwa kawe kazi ukabimbwira, inkwano twayishyira ku ruhande rwose. Ariko nkakubwira ngo noneho rero burya reka nkubwire hori ibintu n'abantu. Umuririmbyi buretse gato nkubwira ariko umuririmbyi witwa Bigizi niwe waririmbye ngo ubuntu butuzanira abantu, abantu bakatuzanira ibintu, ibintu bikaguhindura umuntu. Bisobanuye ngo uko biri kose nta muntu wabaho nkubaho ngeze aha Devote ubu tuvugana nziranye n'abantu wenda barenze 500. Yego. Muri telefone yanjye mfitemo abantu 500 na mutamubwira ni noneho reka nkwereke, uremera tubigenze gutya, dutumira abantu bakeya muze musabe. Kandi nta bushobozi wari mama Nana. Ubuhe ubushobozi umbwira n'ubuhe? Ubushobozi bwa mbere namubabariye n'inkwano. Jewe no byo kujya kuvuga ngo no gutumira abantu ntago nyine nta bushobozi bwabo mfite. Niba abahe abantu yefite ubushobozi bwo kubana n'umwana wawe gusa. Nta bushobozi bwo kujya gutumira abo bantu ngo ndabakana. Nta nshuti ugira se? Ntazo nkeneye. Oya aho ngaho rero nyine muri icyo gihe tuba turimo harika igusaba ko n'amafaranga make mufite ari bugura ikiro cy'umuceri mugomba kwitwararikamo. Kandi ngo burya ngo ari umuhanzi waririmbye ngo nimba mukunze mujyane no hasi araharyama. Reka nguhe urugero tari kure, ndi hano kuri kamera. Sinjya nirarira mu buzima. Umukobwa wanjye abonye umufiyanse, urumva? Kandi iravuga ngo inkwano niyije ntacyo yewe imarira. Yamukoye miliyoni, ya miliyoni nahise nyifatanya ihereza umukobwa ajya kugura ibishyingiranwa. Urumva ko nta n'icyatanu, nta kazi nagiraga. Ariko kuko nakubwiye ngo iyo ufite abantu uba ufite ibintu. Amaze kubimbwira, kuko nawe yaratinye kubimbwira bitewe n'uko yambonaga, yabonaga nta gihare no kurya byari intambara iwacu. Avuga ati mama ndahera hehe mubwira ko dufite ubukwe. Ariko kuko nsenga Imana ndamubwira n'ubukwe buzaba mwana wa humura. Mfite abantu, Imana yaduhaye abantu. Ese hori uzaba udafite nibura n'abantu nka 20? Wavuga uti rero mfite ikirori runaka kinsaba nibura 100,000. Nshuti zanjye muranshyigikira? Uzi ikintu cyatuma umukobwa wanjye ntamuguha? No kuba utagira inshuti zikugira inama. Sinzi ariko turi mu bihe kumva kuri nyamwigendaho ibyanjye n'ibyanjye ngenyine. Burya ntuzabe utagira umuntu wakugira inama. Sigewe mfite umukobwa mu bukene bwanjye. Yego. Uko bungana. Umukobwa wa runaka nyina cyangwa se yaramunyemereye. Ariko ikibazo gihari hakenewe nibura akarori gatoya. Ariko rero abasore benshi ibyo bintu mama Nana biratuvuna. Ariko horereka nkubaze. Mama Nana biratuvuna pe. Ahubwo ubwiza ikintu nahita mbona cyatuma nanamuguha. Ntago wamunyima kuko nawe nakweretse uko mpagaze n'uko meze kugira ngo utaza kumunyima kuko nanjye ntawe naba nkuhisha. Kandi ngiye nkwemerera yuko tuzafata abantu batarenze 20 tugakorera akarori gato gahagije. Ni benshi nabo kuza gukotsa amafaranga nifitiye. Ahubwo ugura ingegera. Oya. Imana imbabarire. Ubwo tuzakora ubukwe, reba hari ukuntu abazungu bakora ubukwe bagatumira wowe uri mama w'umukobwa. Maye mfite mama wanjye. Ufite abana wabyaye. Na mama afite abana yabyaye. None si byo hari icyo bitwaye.
abo bantu icyo nanze ni iki kumufata ukamuhenengerana mu cyumba mwenyine nta ntabwo umuntu n'umuntu ujya bamuhenengeranye buriya n'umukobwa rega yakwihenengekana uri umusore nese si ubizi wowe reka dusoze ikiganiro ariko ikiganiro ntabwo kirangiye nifite ibintu byinshi byo ku muryango tuzashaka ikindi gihe tubiganire nshimire n'abantu twari badukurikiye babwire ku channel yawe Mama Nana Official kandi wo subscribe like share ndetse na comment mbabwire ngo abakunzi b'intoranwa babe n'abakunzi ba Mama Nana abakunzi ba Baraka TV babe n'abakunzi ba Mama Nana mukunda ibiganiro byacu nkuko natwe tubaha ibiganiro kandi mudukure nkuko natwe tubakunda babwiye ngo ibiganiro byacu nagaruka ariko nsoza Mama Nana nicyo ushaka kubwira abakunzi bawe ndetse abantu bari ku iki kiganiro turi gukora ikintu ushaka kubwira abakunzi banjye abo intoranywa aba Baraka ndashaka kubabwira ngo kwihererana ibintu si byiza niba ufite ikibazo ukaba warakunze ukaba ushaka kubaka egera inshuti zawe zibwira utimeze gutya hari umuntu wihererana ibintu ugasanga umuntu yaguye mu nzu yaheze mu nzu ariko buriya kuganira bituma havamo ikintu buriya hori yabavugiye wabavugiye rwose hari umuntu ubaho akarinda agira imyaka 35 40 adashatse ngo afite ubukene agatinya ko yavuga ati gihe nta nkwano mfite hari n'ubuntu buziturwa murakoze cyane ndabashimiye reka babwire ngo nari kumwe na Mama Nana ibiganiro byacu nagaruka nk'ibisanzwe nyindi hori ciao ciao